twongeye kubasuhuza tubabwira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe. Twabagejeje amateka y'ibintu bitandukanye. Uyu munsi twabitiyemo amateka y'umukozi w'Imana witwa Domitria Maria mu Kinyamarura, bwaranzwe n'ibitangaza byinshi. Tujye kubagezaho igice cya mbere cy'ubuzima bwe, uko yamenye Imana yica kandi gakiza. Byinshi baragenda mubimenya ibyo mutari muzi kuri uyu mubyeyi. Benshi bafata ko ari urugero rwiza ku bantu babaye murenge. Ni impamvu w'ingabiye abakusanyirije ibi byose by'igice cya mbere. Maria mu Kinyamarura yaba yaravutse hagana mu mwaka w'1925 ahitwa Murenge. Yashakanye n'uwitwa Bwana Musamatare. Tubibutse kandi ko uyu Mariamu yavutse Murenge hataragira ubutumwa bwiza, nta n'agasigisigi kabwo, nkuko twagiye tubitangarizwa n'abantu benshi bakuze. Mbere yuko ubutumwa bwiza bugera Murenge, abantu basengaga ibigirwamana, abandi bakabandwa, abakaraguza ndetse n'ibindi byinshi bisa nabyo. Ibi byose bisobanura ko ubutumwa bwiza bwari butaragera Murenge. Aba bombi, yaba ari Mariamu ndetse na Musa, bamaze gushakana babyara umwana w'umukobwa, ari we waje kuba imfura yabo, kuko niwe mwana wa mbere bari barabyaye. Igihe cyarageze, uyu mwana w'umukobwa arwara indwara ndetse yenda no kumwica. Twabibutsa ko kubera ko abakera nta muganga bagiraga ndetse nta n'ibitaro byahabaga, icyo bakoraga gusa nuko bajyanaga umwana mu bapfumu. Nibyo byaje gutuma Mariamu ndetse n'umugabo we bigira inama yo kujyana umwana we mu bapfumu. Twabibutsa ko umupfumu batwayeho uyu mwana yitwaga Nyirandungutse. Bamaze kugerayo, batangajwe n'ukuntu uyu mupfumu nawe byamunaniye kumuvura, ndetse uyu mwana ageze aho acikana imbere y'umupfumu, arinda aho apfa. Uyu mupfumu nawe yagize ati, uba hasigaye naho Imana, naho hanjye ho harangiye. Byari bimaze no kumenyerwa ko umupfumu avuga ko Imana ikora ibyananiranye ndetse n'ibyananiye abapfumu, bakavuga ko ari Imana ikora ibyananiranye ahantu hose. Twababwira ko urupfu rw'uyu mwana ari urwabaye intandaro yatumye Mariamu akora ibishoboka byose ndetse n'ibitangaje. Ati se byagenze gute? Umwana yamaze gucikana, Mariamu yakomeje kwibaza uburyo yabonamo ndetse yamenyamo n'Imana. Yumvanye umupfumu Nyirandungutse. Muri make yibazaga Imana yica kandi kanakiza. Ibi byamuteye gukora ubushakashatsi ku giti cye ndetse no gutangira gushakashaka Imana, kubera ko icyo gihe ubutumwa bwiza bwari butaragera Murenge. Kandi na Mariamu yaba yaranabajije n'abantu benshi bagiye batandukanye niba koko ashobora kumenya Imana yica ndetse kanakiza. Abo bose yarababajije, ntawabashije kumuha ubusobanuro bwimbitse cyangwa aho yakura Imana, kuko nabo ubwabo ntago bari bayizi ndetse nta nubwo bari bazi gusenga. Ibi byamuteye gusenga wenyine ku giti cye, ndetse nta n'umuntu wigeze umwigisha gusenga Imana. Ku giti cye nibwo yafashe umwanzuro atangira gusenga Imana hirya no hino. Yatangiye gushaka Imana buri munsi, yaba ari mu murima ndetse n'ahandi hantu mu bikorwa bitandukanye. Mariamu yasengaga agira ati, Mana ntazi, niba uriho unyiyereke kandi nkumenye, umpa abana barama, niba atari ibyo ntuzabampe. Byumvikane neza yuko Mariamu yari yarabajwe cyane n'umwana we wapfuye apfira imbere y'abapfumu. Bari bazi ko aribo bazabasha kumukiza. Umunsi umwe uyu mubyeyi yagiye gusenga mu ishyamba munsi y'igiti kirekire. Iki giti cyasumbaga ibindi biti byose byo mu ishyamba. Akeka ko Imana ariho iba. Akomeza gusenga, agiye kubona abona umucyo mwinshi mu mashami y'icyo giti uza umusanga ndetse unamuhuma amaso. Muri icyo giti havamo umuntu wambaye imyenda yera ndetse anarabagirana. Uwo muntu aramubwira ati, gusenga kwawe Imana irakumvise, kuva ubu uhawe kuyimenya, uhawe abana wasabye ndetse unahawe n'ubutunzi. Uwo muntu yamaze kumubwira gutyo ahita agenda. Mariamu ntabwo yongeye kumubona ukundi. Aho kanya ikintu gitangaje cyaje kumugaragaraho. Yamaze guhaguruka, kuko yarapfukamye, yabonye ikirabago cy'amata atemba ku myenda ye. Yarakenyeye, bisa nkaho ari umuntu wari uyamumennyeho. Muri uwo mwanya ndetse n'ibyanatinze, Mariamu yigira inama yo guhindura umwenda, abona gutaha. Ageze mu rugo abwira umugabo we ibyamubayeho byose ndetse binatangaje. Umugabo we nawe aratangara. Mu mwaka w'1950, byumvikana ko Mariamu afite imyaka 25, uyu muryango wungutse undi mwana w'umuhungu bamwita Musabwa. Mariamu ati, niwe nasabye Imana. Kugeza kuri ubu ngubu ni umukozi w'Imana, ni pasiteri mu gihugu cya Kongo. Mu mwaka w'1952 nibwo idini rya Gikristo ryageze aho Musa ndetse na Mariamu bari batuye. Iryo dini niyo Pentecostale de Missionnaires de Grande Bretagne et Irlande. Byumvikana ko byari mu Gifaransa. Mariamu n'umuryango we biyemeje kujya muri iryo dini. Mariamu ku giti cye yarabinezerewe cyane, kuko yumvaga bigisha y'Imana yumvanye wa mupfumu. 1961 nibwo Mariamu yabatijwe. Igitangaza cye cya mbere Imana yakoreye Mariamu nuko yamenye gusoma
atigishijwe n'umuntu uwo ari we wese. Birazwi ko umuntu wese yamenya gusoma ndetse no kwandika abanza kujya mu ishuri akabyiga imyaka myinshi. Ibyo byose ntabyo Mariyamu yigeze yiga, kuko yigishijwe n'Imana gusoma ndetse no kwandika, nta muntu n'umwe ubimwigishije. Mu mwaka w'1959 nibwo Mariyamu yahawe impano zitandukanye, ndetse n'Imana ariyo zimwihereye, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igenda igabira umuntu wese impano uko Imana ibishaka. Harimo impano zo kwereka ndetse no guhanura. Uyu Mariyamu yaba yarahawe ubwenge butangaje umuntu wese yatangariraga. Gusa igihe cyaje kugera aramugara cyane mu buryo atabashaga kuva aho ari. Yakomeje gukora ibintu yakoraga akiri muzima, harimo kurya, kunywa, kwiyuhagira, kwambara imyenda ndetse no guhindura imyenda, nk'uko yakoraga ibyo byose nk'uko yari asanzwe abikora akiri muzima ataramugara. Ibi byose byarushyaga umugabo we. Aho yashaka kujya hose umugabo we yaramuteruraga. Birumvikana ko byari bivunanye guterura umuntu mukuru buri kanya. Iki ni igice cya mbere cy'ubuzima bwaranze Mariyamu. Abantu benshi bemeza ko yari umukozi w'Imana mu gihe cye, yarerekwaga, agahanura, ndetse ahabwa n'ubwenge butangaje nk'uko Imana yagiye ibimubwira ko gusenga ko kwarumviswe. Twabonye intumwa zikorera Imana mu gihe cyazo, na Mariyamu yaje kumenya Imana itari yaramenywe n'undi muntu uwo ari we wese. Imana iza kumugirira neza, abasha kuyihishurirwa ndetse no kuyimenya. Yakoreye Imana mu gihe cye, natwe biradusaba ko twakorera Imana mu gihe cyacu. Izi mpano yahawe nawe wazihabwa bitewe n'uko wakiranukiye Imana n'uko watunganiye Imana. Iki ni igice cya mbere tubagejejeho. Turabarakira kuzakurikira igice cya kabiri cy'ubuzima bwa Mariyamu wakoreye Imana mu gihe cye. Reka mabwire ngo ubuntu bw'Imana n'amahoro ya Nyagasani bikomeze bibane namwe. Shalom.